yasanze umwana atari uwe. Ibyahishwe ku itandukana rya Platini n'umugore we byagiye hanze. Nk'uko tubikesha inyarwanda.com, Platini ntago akibana n'umugore we nyuma yo kubyarira iwe umwana utari uwe. Bijya gutangira, Platini wari umaze igihe abana n'umugore we bishimye ndetse banishimira ubuzima babayemo, bwaje kuzamo ikidobyo ubwo yahamagarwaga. Platini yahamagawe na telefone y'umuntu atazi, imubwira ko umwana avuga yuko yabyaye atari uwe ahubwo ko ari uwo musore umuhamagaye amusaba kubigenzura. Platini utarahise yakira ibyo abwiwe, yahise akupa uwo musore, atekereza ko nk'umusitari baba ari abatekamutwe bakunda kubahamagara. Ibyo bijya bibaho cyane ku bantu bazwi. Hashize iminsi wa musore yongeye guhamagara Platini maze amubwira ko nyamara umwana ari uwe uwo wahamagaye ahubwo yakwihutira kubigenzura. Platini yahise atangira gutekereza ku byo uwo muntu amubwiye inshuro ebyiri, maze ahamagara umwe mu banyamakuru w'inshuti ye maze amuganiriza uko ikibazo giteye nyuma ya telefone zigera kuri ebyiri yari amaze kwakira. Platini yamusobanuriye ko ibyo uwo musore yamubwiye, maze umunyamakuru amugira inama yo kujya gupimisha ADN kugira ngo bemeze ibyo uwo musore ari kuvuga. Bagiye inama ndetse banzura ko bagomba kujya kwa muganga gupimisha ADN ndetse bakajyana n'uwo wavugaga ko ari umwana we. Nyuma yo kwanzura, Platini yasabwe kutagira uwo abibwira yewe n'umugore we, ndetse ko bazanagenda umugore we atabizi. Umunsi umwe Platini ari bwirirwe mu rugo, umugore yabyutse ajya mu kazi nk'ibisanzwe, maze Platini ababonye umwanya mwiza wo kumenya ukuri. Platini yahamagaye uwo munyamakuru, bagiye inama ndetse banzura ko bagomba guhurira kuri bimwe mu bitaro bya hano i Kigali bagapimisha. Bahageze, Platini yabonanye bwa mbere n'uwo musore avuga ko umwana ari uwe, maze amubwira ko byose byagenze. Uwo musore yabwiye Platini ko yabwiwe na Olivia, umugore wa Platini, mbere batarashakana, ko yamuteye inda, maze uwo musore akabyamaganira kure bitewe n'uko yari amuzi ndetse atari yiteguye no guhita arera umwana, aramuhakanira. Olivia bitewe n'uko yaryamanaga nabo bombi yahise abibwira Platini, maze yanga kumuzikoza isoni, ari nabwo bahise bapanga ubukwe byihuse kugira ngo babyare bari kumwe. Ababyibuka neza baribuka ko uyu mugore yakoze ubukwe atwite. Nyuma yo kuganira nibwo uwo munyamakuru yahageraga, maze binjira bajya aho bakorera ADN. Mu bimenyetso byagaragaje ko umwana utari uwa Platini ahubwo ari uwo musore. Platini yaguye mu kantu ndetse abura aho akwirwa bitewe n'urukundo yakundaga uyu mwana we n'umugore we. Nyuma y'uko abari aho babibonye yabuze aho kwirwa, baramwihanganishije, maze uwo munyamakuru akaba n'inshuti ye magara amusaba ko atahita abibwira umugore we, ndetse ko na papa we wari umaze kugaragara atahita yerekana ibintu byose. Bidatinze, Platini yagiye akomeza kubaho nk'umugabo, ibyo byose abizi, ariko anakomeza gukunda umugore n'umwana nk'ibisanzwe. Bidatinze, Platini wari ufite ibitaramo muri Amerika yanze kugira icyo amubwira, ndetse umugore we ni nawe wamuherekeje. Umugoroba wo kuwa 10 Ukwakira 2022, Platini aherekejwe n'umugore we ndetse n'umwana bamugejeje ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe, yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari agiye gukorera ibitaramo bitandukanye. Umugore we yabimenye ate rero? Ubwo yari ari muri Amerika, umugore wa Platini yahamagawe na telefone y'inshuti ye ikora ku bitaro bapimiyeho ADN, amubwira ko arutse kubona umugabo wataruye umwana n'uwo munyamakuru ndetse n'undi muntu kuri ibyo bitaro, ngo ariko we ntiyamubonye. Umugore yahise agwa mu kantu. Nyuma y'uko bamuvumbuye, niko kongera guhamagara uwo mushuti we bamuhaye amakuru ngo amurebere icyo bari baje gukora. Mu kumurebera basanze bari baje gukora ADN, maze umugore abivumbura gutyo umugabo wari muri Amerika. Nk'undi mugore wose wari utuje yumvishe ko ibibazo byavutse, maze ahitamo guta urugo. Uwaduhaye amakuru avuga ko umugore yagiye kubikuza amafaranga ndetse ajyana n'ibintu ku buryo Platini ava muri Amerika atahamusanze. Iyumvire zimwe muri komanteri zagiye zitangwa kuri iyi nkuru n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga. N'ukuntu mbona Platini, uwitwa Uwera Alice Rutengesha yagize ati: n'ukuntu mbona Platini yishimiye akabebe nkake we, niba umugabo atarahari yari gutegereza akaza bakabijyaho inama, akanasaba imbabazi z'uko yamubeshye, byakwanga akabona kugenda. Platini yihangane, bamukinnyemo agapira bibaho. Ubundi witwa Regis Lucky Kayiranga yagize ati: umwana amenywa na nyina, nawe wasanga nawe uwo yita satari
yagize ati umwana amenywa na nyina nawe wasanga nawe uwo wita so atari we inumire. Uwitwa Shugezi Shezi yagize ati ariko mani ibi bintu abakobwa bo mu Rwanda bihaye byo gukina abagabo cyangwa abahungu bakaba babakurikiyeho imitungo, ibi bintu leta ntitabihagurukira nibwo bikomeje guteza akaga umuryango mu gihugu, ingo z'ubu ni bizinesi. Uwitwa Nyarukundo Pasi yagize ati Imana igira impuhwe, ubwo uwo mugore afite umutima utuje koko mbega uburibwe. Uwitwa Jean Paul Kwitonda we yagize ati uyu mugore yarahubutse guta urugo, iyo atuza umujinya ugashira ibintu byari kuzasubira ku murongo. Nzi abagabo benshi byabayeho kandi barubatse ingo zirakomera. Uwitwa Cyubahiro Marcel we yagize ati ni ikipfa n'abantu. Uwitwa Marcel yagize ati ni ikipfa n'abantu bize cyangwa bitwa abasitari, iyo umugiyeho rwose uzamenye ko atazawukunda wenyine uba ufite abakeba nka 38. Uwitwa Byukusenge Fani we yagize ati ese undi uwo mugabo wateye inda ko yari yabihakanye kazaga kuvuga ubusa kajya he ko abantu baba badashaka ko abantu bababuza amahirwe y'umuntu. Abantu babuza amahirwe y'umuntu aba yifitiye gusa Platini yihangane bibaho. Undi witwa Rudasingwa Maurice yagize ati izi marine koko abantu baraza kuzikira gute? Ubu se nuwe wo kwizerwa koko? Nyamara umuryango ufite ikibazo si gusa, dore aho nibereye mubyare ntimubyare, murere ntimurere, hari ikibazo ko abakazana n'abakwe mu myaka izaza muzambwira. Ndahamya ko abagabo bakoze amakosa yo kureba ADN mu bana sha. Ndahamya ko abagabo bose bakoze DNA mu bana sha. Hashya tu izi marine tuzazigira gute koko? Muri nawe witwa Kamani Godison yagize ati nakuze n'inyana n'intare kugeza ubwo. Uwitwa Alexis Dudu Patos yagize ati iyi ni mpamvu. Uwitwa Ineza Kariza yagize ati bamwe mu bagore ni amashitani yigendera pe. Undi witwa Rusine Kagoyire we yagize ati I'm overwhelmed. Uriya mugore n'ubukwe bamukoresheje koko yari yarananiwe ibinyoni n'abandi. Umuhungu nihangane ba Veronica baramwibasiye.